ndetse ikatubwira ngo tuzagenda twumva amajwi y'abantu ngo ariko nta jwi ry'Imana rizabamo. Imana ikatubwira ngo umuntu ufite ubwenge ngo niyivomere ngo amazi azamutunga ngo mu gihe cyo kugotwa. Twebwe rero twahitaga dutekereza iby'intambara, tugatekereza iby'amasasu n'imihoro n'ibindi bintu bitewe n'ibihe twaciyemo, ariko mu by'ukuri twabyutse mu gitondo igihe kimwe batubwira ngo mwese mugume mu nzu. Icyo ni igihe cyatugezeho. Ariko icyo gihe umuntu wari warasenze, Imana yagiye iduha amasezerano, iratubwira ngo bana banjye nzabana namwe, nzabagirira neza, nzabatunga, ntimuzicwa n'inzara, ntimuzabura uko mubigenza, mu gihe gikomeye nzabana namwe. Imana iyo wayegereye, iyo wayisenze, iyo wayizeye ntabwo igutererana. Rero ongera uzamura ibyiringiro, nkuzaniye ijambo rivuga ngo bigiye kongera kubaho. Muraho cyangwa mwiriwe cyangwa mwaramutse, ndagarutse kandi kugira ngo twongere tuganire ko hashize akanya tutari kumwe, tutahura, tutongera kuganira, ariko ngira ngo ni kubera ibihe biba bitatworoheye, ariko ndagarutse ngo twongere tuganire. Nkuzaniye ijambo ryiza ry'ihumure. Imana iguha umugisha bakunzi bacu ku Ihumure TV. Nukuri turabakunda kandi turabasengera ko bwije nuko bukeye. Ndabizi neza Imana izagenda itugirira neza. Reka dutangire dusenga kugira ngo twinjire mu mwanya wo kuganira neza. Mana nkuru, Mana ifite imbaraga, Imana y'imbabazi, Imana y'ibambe n'urukundo, turagushimiye ko wabaye Imana mu ruhande rwacu. Ijambo ryawe riratubwira ngo abakwiringiye bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka. Nk'uko imisozi igota Yerusalemu, niko ugota abantu bawe uhereye none ukageza iteka ryose. Turagushimiye ko watubereye ibyiringiro, turagushimiye ko watubereye ubwugamo ndetse utubera ubwihisho, watubereye amagare n'amafarashi, wagize neza abagore n'abagabo, abasore n'abakobwa, abana bato, igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu isi muri rusange waraturinze. Uyu mwanya turiho turahumeka, turabigushimira kandi tugushimiye ibyatubayeho, tukuragije n'ibiri imbere. Uyu mwanya tugiye kuganira, ubane natwe muri byose, tugusabye kugira ngo Mwuka Wera aze agumane natwe kandi atuyobore mu biganiro byacu mu izina rya Yesu, amen. Muranyibuka nanjye kandi ndabibuka, murabizi ko ndi Mama Karabo. Nukuri nzanye ijambo ry'ihumure, nzanye ubuhanuzi bwo kuguhumuriza umutima, nkuzaniye ijwi ry'Imana ryo kuguhumuriza umutima. Ndabizi tumaze igihe kirekire, tumaze iminsi, tumaze igihe tubabaye, dukakaye, tutumva ihumure, ariko ijambo ry'uyu munsi rizanye ihumure. Ijambo ry'uyu munsi rije kuguhumuriza, ari kubwira ngo humura, Imana izongera ibikore, Imana izongera ibyubake, Imana izongera ibikize, Imana izongera igukize, Imana igiye kongera kudutabara. Ijambo nkuzaniye nyamukuru ruvuga ngo Imana igiye kongera kutugirira neza. Ijambo riboneka mu gitabo cya Ezekiyeli ku gice cya 37, duhereye ku murongo waho wa mbere tugere ku murongo wa 4 n'uwa 5. Haravuga ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukanaho aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, Mwami Uwiteka, ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa, maze uyabwira uti, yemwe mwa magufwa mwe yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko Umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho,
ngiye kubateraho imitsi mbakwizeho inyama kandi mbatwikirize uruhu mbashyiremo umwuka mubone kubaho mumenye yuko ndi Uwiteka Imana iduhana n'umugisha. Reka ndisubiremo nawe uze kuhasoma neza wumva icyo Imana ikubwira. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa, anzengurukana aho yari akikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti mwami Uwiteka, ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati hanurira aya magufwa maze uyabwira uti yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo dore ngiye kubashyiramo umwuka mubeho, ngiye kubateraho imitsi mbakwizeho inyama kandi mbatwikirize uruhu mbashyiremo umwuka mubone kubaho mumenye yuko ndi Uwiteka. Amen. Ni igitabo cya Ezekiyeli igice cya 37 kuva ku murongo wa mbere kurangizanya n'umurongo wa 5 n'uwa 6. Imana iduhana n'umugisha. Mureke tuganire. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana igiye kongera kubibeshaho, Imana igiye kongera kutubeshaho. Uyu mugabo Ezekiyeli Imana imwereka aya magufa, mu by'ukuri pe ngo yari yumye rwose, niko yivugiye muri iki gitabo ngo yari yumye rwose. Imana imubaje ngo mbese aya magufa yakongera akabaho? Aravuga ngo mwami Uwiteka, ni wowe ubizi. Icyari gitumye avuga ngo ni wowe ubizi, yari afite gushidikanya nk'uko natwe uyu munsi dufite gushidikanya. Ese koko tuzongera tubeho? Ese koko tuzongera twuzura umwuka wera? Ese koko ijambo ry'Imana rizongera rivugwe? Ese koko ibintu bizongera bigende neza? Ese koko nzongera ncuruze bigende? Ese koko nzongera mbega buri kintu cyose dufite iryo shidikanya ryo kuvuga ngo ese koko bizabaho? Ariko dore ijambo ry'ukuri Imana yabwiye Ezekiyeli, iramubwira ngo noneho niba wowe ushidikanya, ngewe ndagutumye, genda uhanurire aya magufa uyabwire ngo mwa magufa mwe nubwo mwumye ngiye kubateraho imitsi, ngiye kubateraho inyama mbashyiremo n'umwuka wanjye mwongere mubeho. Imana igiye kongera kutubeshaho, ugiye kongera kubaho, bigiye kongera gushoboka. Haleluya. Bivuga ngo ibyari byaranze cyangwa se ibyo tubona bitakunda cyangwa ibyo twibaza tubona nta gisubizo bigiye kongera gukunda. Aya magambo nubwo yabwiwe Abisiraheli, ariko ijambo ryose ryahumetswe n'Imana rigira umumaro wo kutwigisha no kuduhugura. Mu by'ukuri tugira ibyitegererezo mu bantu tubana, mu bo duturanye, mu byo tubona, mu mirimo yacu ya buri munsi tugenda tubona ibyitegererezo. Ariko iyo nsomye ijambo ry'Imana muri ibi bitabo bya kera, muri aba bahanuzi ba kera, Imana yabakoreshaga ibintu by'ubutwari, ikabakoresha iby'ibitangaza neza neza. Tekereza ngo yamuzengurukanye mu kibaya, abona amagufa kandi yari menshi cyane, yari yumye. Ni ibintu ubona nawe byabaye amagufa bidashoboka, utamenya ngo bizakunda. Wenda warabisengeye, wenda warirukansa ahantu hose biranga, ariko nkuzaniye ubuhanuzi, nkuzaniye ijambo ryururutse umutima, nkuzaniye ijambo ry'ihumure. Ibyo twabonaga bidashoboka bigiye kongera gushoboka. Imana ishimwe. Imana ibwira Ezekiyeli ngo ese koko aya magufa yakongera akabaho? Ezekiyeli arashidikanya, aravuga ngo mwami ni wowe ubizi. Kuko yaravuga ati ese nimvuga ko aya magufa yabaho ntabeho? Ese nimvuga ko atabaho ko Imana ishobora byose hanyuma bikabaho? Nta gisubizo yari afite. Natwe aho tugeze, aho twicaye, twibaza byinshi, tuvuga byinshi, twumva byinshi. Hari igihe tutekereza ko ibintu turimo natwe tutazi igisubizo cyabyo, ariko nkuzana igisubizo cy'ukuri kivuye mu ijambo ry'Imana. Imana ibwira Ezekiyeli ngo noneho ndagutumye, hanurira aya magufa uyabwire ngo mwa magufa mwe nubwo mwumye, nubwo mutatanye. Iyo ukomeje gusoma muri icyo gice hepfo ngo urebe ukuntu Ezekiyeli yahanuye, akohereza umuyaga mu birere bine,
ngo buri gufa rigasanga iryaryo. Hanyuma Imana ngo yongera kohereza umuyaga ibateraho inyama, ibateraho n'imitsi, ngo ibateraho n'inyama. Irangije izana umwuka wayo, izana undi muyaga ibahuhayemo umwuka, barongera babaho. Natwe rero tugiye kuzuka. Imana yarabazuye. Icyo gihe Imana yavugaga ku Bisiraheli, bari barumye, barataye Imana, batakigira Imana, batakigira ikintu na kimwe. Imana yagiye bareba ikabona ari nk'amagufa yumye. Imana yabareba ikabona barataganga, baratatanye, baracitsemo ibice. Ariko Imana ibashyiramo umwuka, barongera barahura, barongera babaho, barongera baba abantu bazima, barongera bambaza Imana, barongera barasenga, barongera baba bazima. Nkuzaniye ijambo rikomeye Mwami Imana ampaye ngo ushyire ku mutima wawe, nuko Imana igiye kongera kubibeshaho. Imana ishimwe. Imana igiye kongera gutuma bibaho. Imana igiye kongera kukubeshaho. Imana igiye kongera kubikora. Imana ishimwe. Imana igiye kongera gutuma tubona ubwisanzure, tugiye kongera gusenga, tugiye kongera kuzura umwuka wera. Nubwo ibihe bigoye, nubwo ibihe bikomeye, nubwo bitatworoheye, ariko ndabizi neza Imana yacu izaza yo guceceka. Hari umuhanzi umwe wavuze ngo, waririmbye aravuga ngo nta kintu na kimwe gikuraho umugambi w'Imana. Rero umugambi w'Imana ni uwo kudutabara, umugambi w'Imana ni uwo kutugirira neza, umugambi w'Imana ni uwo kudukiza. Bene data, nshuti bakunzi b'Ihumure TV, ndabahumurije. Wibazaga ate se nzongera mbeho? Se ubu nzongera kugira amafaranga? Se ubu nzongera kugira akazi? Bitewe n'ubuzima turimo cyangwa n'igihe turimo, abantu benshi batakaje akazi, abantu benshi batakaje ibyiringiro, abantu benshi batakaje ibyo bakoraga. N'abari gukora ubu ngubu ntekereza ko bitagenda neza. Ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo igihe kigiye kongera kuza, byongere bibeho. Imana ishimwe. Nkuko n'ubundi ibi bihe bijya kubaho, Imana yajyaga itubwira, mubyibuke neza, Imana yajyaga itubwira mu myaka ya za 2014 na 2015, Imana ikatubwira ngo tugiye kumva ngo ijwi ryayo rizaba ingume. Ndetse ikatubwira ngo tuzagenda twumva amajwi y'abantu, ngo ariko nta jwi ry'Imana rizabamo. Imana ikatubwira ngo umuntu ufite ubwenge ngo niyivomere ngo amazi azamutunga ngo mu gihe cyo kugotwa. Twebwe rero twahitaga dutekereza iby'intambara, tugatekereza iby'amasasu n'imihoro n'ibindi bintu bitewe n'ibihe twaciyemo. Ariko mu by'ukuri twabyutse mu gitondo igihe kimwe batubwira ngo mwese mugume mu nzu. Icyo ni igihe cyatugezeho. Ariko icyo gihe umuntu wari warasenze, Imana yagiye duha amasezerano, iratubwira ngo bana banjye nzabana namwe, nzabagirira neza, nzabatunga, ntimuzicwa n'inzara, ntimuzabura uko mubigenza, mu gihe gikomeye nzabana namwe. Imana iyo wayegereye, iyo wayisenze, iyo wayizeye, ntabwo igutererana. Rero ongera uzamura ibyiringiro. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo bigiye kongera kubaho. Ugiye kongera kugubwa neza, ugiye kongera kugira imbaraga, ugiye kongera gusenga, ugiye kongera kuzura umwuka wera, ugiye kongera gucuruza byemere, ugiye kongera kwambara byemere, ugiye kongera kwiga byemere, ugiye kongera kugenda bikunde. Nubwo ibihe bigoye, ariko mu bihe bigoye Imana itwigishirizamo ibintu byinshi, ndetse rimwe na rimwe ibiduhanira gukiranuka. Igihe kinini ibitwigisha ngo tumenye ko Imana ariyo ya mbere kuri twebwe, kandi ibyo byose tubiziranyeho, twarabibonye. Aho twabonaga turi twenyine, ariko ukabona ubushobozi bw'Imana, ukabona ukuboko kw'Imana, ukabona imbaraga z'Imana, ukabona urukundo rw'Imana, ukabona imbabazi z'Imana zikugezeho, nta wundi muntu uhari. Ibyo byose twarabibonye. Ndakwinginze ongera uzamura ibyiringiro, zamura ibyiringiro, zamura ibyiringiro, zamura kwizera. Wivuga ngo ndapfuye, wikwiheba ngo uvuge ngo se bizageza ryari, uvuge ngo se ngo ibi bintu bizarangira ryari. Nusanga babivugaho nawe ubivugeho, reka da, nta gisubizo ubifitiye. Dore igisubizo Imana yahaye Ezekiyeli, yaramubwiye ngo hanurira aya magufa. Nubwo wowe ubona ko bitashoboka, nubwo ubona ko bidashoboka ko aya magufa yongera gusubirana, ariko noneho yahanurire. Imana ishimwe. Bivuga ngo rero ubuhanuzi bw'Imana bukugezeho, ugiye kongera gukira indwara, ugiye kongera kugenda. Bene data, biba bigoye iyo umuntu ari mu gihe nk'iki ngiki gikomeye. Ndavugana n'abantu barwaye bari ku gisasiro cy'uburwayi,
iyo umuntu ari mu gihe cy'uburwayi aba yumva atazongera kubaho, aba yumva atazongera gushobora kurya, aba yumva atazongera gushobora kugenda, aba yumva umubiri umubabaza, mu by'ukuri nta byiringiro bindi aba afite byo kongera kubaho. Ariko iyo Imana igukijije uravuga ngo Mana ndagushimiye, ukongera ukagira ibyiringiro. Nyamara Imana ishaka ko tugira ibyiringiro turi no mu burwayi. Nyamara Imana ishaka ko tugira ibyiringiro turi no muri ibi bihe bigoye. Nyamara Imana ishaka ko ugira ibyiringiro byo kuzagera kure kandi uri muri guma mu rugo. Imana ishaka ko ugira ibyiringiro byo kuzakora cyane kandi gukora bidakunda. Imana ishimwe, Imana iduhanane umugisha. Ntabwo mvuga ibintu byinshi, ahubwo zamura kwizera kwawe. Wowe uzareba iyi video, wowe uzareba ubutumwa, uwo buzageraho uwo ari we wese, tugiye gusenga. Iri sengesho rizajya rihora ku mutima, ujye ubwira Imana ngo Mana mbabarira ko nihebye, mbabarira ko ntabonye imbaraga zawe. Kandi mu bikomeye niho tubona imbaraga z'Imana. Ntabwo dukwiriye gucika intege mu bihe bikomeye, kuko ibihe bikomeye nibyo bitugeza ku bihe byoroshye. Ibihe bibi nibyo bitugeza ku bihe byiza. Ibihe byiza nabyo bidusunikira mu bihe bibi. Ibyo nabyo mujye mwicara mubizi, kuko birasimburana. Iyo useka ejo ubuzarira, iyo urira ejo ubuzaseka, iyo urwaye ejo ubuzakira, iyo uri muzima ejo uba ugomba kuba urwaye. Ni ibintu bisimburana, mu isi niko bimeze. Rero icyo tukwiriye gukora nuko tugiye gufatanya gusenga, kugira ngo nk'uko Imana yazuye aya magufa, nk'uko Imana yasubijemo umwuka, nk'uko Imana yateyeho inyama, reba aho wavuyeho inyama, reba aho wavuyeho imitsi, reba aho watakaje. Ubwira Imana ngo Mana ngarutse imbere yawe, ngarutse imbere yawe, ongera untereho inyama, ongera untereho imitsi, ongera nk'umwuka wawe, nongere mbone ibintu uko bigomba kuba bimeze. Iyo tutari mu mwuka ibintu tubibona uko bitari. Iyo tutari mu mwuka tubona dupfuye. Iyo tutari mu mwuka ibintu byose tubibonera muri negative. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe ubona ko kizashoboka. Igihe cyose uhora wumva wihebye, uhora wumva nta kizakunda, uhora wumva nta kizatungana. Abantu benshi niko batekereza, ariko siko bigenda, nta nubwo ariko biri. Ahubwo dukwiriye kubana n'Imana ibihe byose. Ndetse muri iri jambo wibwire mu mutima wawe, uvuge ngo Mana ndakwinginze, ongera umpe umwuka wawe kugira ngo nongere mbone ibintu uko bimeze. Ezekiyeli ntabwo yabibonaga. Ntabwo Ezekiyeli yabonaga ko ayo magufa yakongera kubaho. Ezekiyeli ntigeze atekereza ngo avuge ngo aya magufa, iyi mitsi se yavaye. Yaricaraga avuga ati umubiri suravaye, umwuka suravaye. Ariko Imana yari bifite mu kuboko kwayo, iramubwira ngo wowe cyo nkubwiye hanura gusa, ibindi ndabyikorera. Nawe izere, ongera usenge, ibindi Imana irabyikorera. Iby'inzira z'Imana zirenga ibihumbi, iraza kubona iyo inyuramo igutabara. Wowe uraza kubona utabawe, wikwibaza uburyo uri butabarwa, wikwibaza aho biri bunyure, kuko n'ibindi n'uburyo twagiye dutabarwa ntitwagiye tumenya aho bivuye. Ariko nkuzaniye ijambo rikomeye, nkuzaniye ijambo ry'ubuhanuzi, nkuzaniye ijambo ry'ihumure, mpumuriza umutima wawe ngo humura, Imana igiye kongera kubikora. Imana igiye kongera kudutabara. Imana igiye kongera kuducira inzira. Mu izina rya Yesu Kristo, reka dufate akanya ko gusenga. Mwami Yesu Kristo, izina ryawe niryubahwe. Mana Data, ubwami bwawe nibuze mu mitima yacu. Reka umwuka wawe wera yongere yuzure imitima y'Abanyarwanda, yongere yuzure imitima yacu, kugira ngo twongere tubone imbaraga zawe. Nubwo turi mu bihe bikomeye, tujye tubonera mu bihe bikomeye, tuhaboneremo imbaraga zawe. Ndetse twibwire, ndetse twizere, kandi dutekereza ko ejo hazaza uri kumwe natwe. Hari ibindi bikomeye wagiye uturenza, hari ahandi mu bihanamanga wagiye udukura, hari ahandi mu mikoki wagiye udukura, hari ubuzima bugoye wagiye udukuramo, hari ibibazo byinshi wagiye uturwanirira, hari intambara wagiye udutsindishiriza. Reka imitima yacu yibuke ibyo ngibyo, hanyuma twongere tukwizere, imbaraga zawe zongere zikorane natwe. Turagushimiye
ko imbaraga zabo zigiye gukorana n'abanyarwanda, imbaraga zabo zigiye gukorana n'abamama n'abagabo ndetse n'abasore n'abakobwa. Buri muntu wese uzareba iyi video ndamusengeye kugira ngo iri jambo rizakore ku mutima we, abaguye babyuke, abasinziriye bakanguke mu izina rya Yesu Kristo, abarwayi ubakize, abafite ibibazo bitandukanye ubasubize, ubabere igisubizo, icyubahiro kikugarukire. Urakoze ko wumva gusenga kwacu kandi no kwinginga kwacu kubitabitesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo, amen.